Lucas uzi n'ikindi kugira ngo mfashe bigende neza numve kuje mu mutima wanjye please get out umuryango uriya aho winjira hasi nazunda kwibutsa get out where utwibukanya ko cyumba nta kiranamo nawe ari cyanjye nyine no ibyo byubaye ntaba ndi umuntu ukwibutsa neza yuko iyi nzu iki cyumba wita ngo urimo yatabanje ntago bukirayemo uvuze uranyumvishe neza kandi nawe urabizi ko niko kuri guhari ni kosa ahubwo kuba naraje ni ukuvuga ngo urimo uranyurira sinkucyuriye ariko you deserve even worse kuba nkoraga gutya nk'isukari mu cyayi ni uko nemeye nkaza iwanyu kwabo so kuki utahamagaye andi mahabara yawe ukamamagara ngamaki so you okay Lucas cyakoze reka mubwire no uskutanye nimba nshatse impamvu pe ntayo uri bubone ntunyurwa urabizi na nyuma hari igihe dutandukana uzi icyo twapfuye neza urakizi urikumva dupfa iki se ibyo nagufashije ni impamvu nagukunze urayobewe Lucas ntago mpakanye yuko si mpakanye yuko wapfashije ariko nawe ibyo uzi ko ntazi ndabizi pe 100%. Bekesozi bakibo bonzi wo bindi atari ibyo twikaguranye ku ishuri. Rebecca wait. Rebecca se ni kimodoka kinda. Ubwo ndi kuvuga Rebecca havuga umwana wawe umuhungu n'umukobwa naburagira ngo mbavuge izina ndakeka nyina birahagije kubona so wait so bikuye Lucas ibi bintu warabinkoze kuva back then nicyo kintu twapfuye so wari uzi ko ntabyo nzi see your life. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Lucas ntago makanye ko wamfashije. Sibyo? Ariko uzi nawe nyuma y'ibyo wankoreye. Nyuma y'uko ngusabye imbabazi. Nkamara umwaka wose ngusaba imbabazi. Lucas ukambabarira. Nyuma y'ibyo wankoreye urabizi. Baragize uri kumagarara imbere. Nyuma yaho nzi ukuri. Nkanongera nkanagufasha nzi ukananza kuriza bigeze aho ngaho. Turacyana bikora. Umve muri musi muteshema nawe. Usiko mu gitondo kimara kumbwira ko iradiri bayidana. Ubusa ngira aho ngaho nakubeshye wagiye mfite ubwoba. Ujya kuri tele mu bagaruga muri nkoreje muri dirigana kubijya harakwizera neza ariko ngo kunisha kabisa. Watsinda umutima wanjye. Bibaze ko ngiye none ngenda. Ntabwo nari mfite. Ahubwo nyigiraho ikintu cyane courage. Uburyo abagabo bose bandebaga nyine mbona banteza amatwi. Navuze nti none uri kananye mbere ko ndiwe. Ariko buriya hari umwarimu watwigishaga isomo bitaga etike. Sikumye yakundaga kutubwira. Ubundi umuntu nakugirira icyizere. Ukabona guhisemo mu bantu barenga amajana. Uzakora ibishoboka byose icyo cyizere ntugipfusha gusa. Rero nanjye nagombaga gukoresha imbaraga izishoboka n'izidashoboka. Nka komfurima bariya bose bari bicaye muri rasari. Oya pe ibyo uvuga nibyo. Ni nta numwe wamwagaye muri bo n'ubundi. Arambwira ati twaharize umukozi mwiza cyane. Ati afite ukuntu nyine yatandukanye n'abandi. Ati nitwitaye ko agaragara agira gute umvaga bari bumwe feedback itari nziza. Gusa iriya diro nicamo. Icyo nagusezeranye. Njye nawe kabisa nzabifata tujyana twiguriraga. Ntabwo ujya uhinduka nyine mbese muri gihe nta kintu umuntu yagukorera gituma uhinduka. Ibyo bituma unsuzugura. Lucas agasuzuguro karenze. Akuburetse yuko aho so ndeka tubone dusubira ibintu. Ubundi kubyara rusumugisha. Lucas. Kuneza ikigo cyose. Ukajya gutera inda yo ku muhanda. Umuntu twitaga nk'indaya ku muhanda bavaga ku ishuri akajya kwigurisha.
niwe wandutishije warangiza uri kumagarara mu maso naremeye ukaza kwinjiramo hano muri iyi nzu ariko nanone ni uko ukomeza n'ibintu rero ni nayo yayo nkomeza ibintu abi ugendesha ibintu gakeya tubyumvikane yego cyane Lucas nje nawe ikindi kandi nanone nje nawe umugabo se nibo bwandura ku isi Lucas ntabyo ntabwo ari bishyashya muri nawe nshaka inkuru nshyashya nje nawe bivuze igihe wagombaga kubana muri iyi nzu n'ikirangira sinshaka kuzongera kubana nanjye ntuzongera kumva ariko kagukunda ukaba urikubise rero ariko rero nawe uzi ikibazo cyawe ni icyo ikizima cyo ni uko wampaye akazi tukaba tugakora nk'uko bikwiye ko gakorwa bikagenda neza ukishima ubundi icyo nicyo cyatuzanye ariko buriya iyo ufite umukozi nawe uri umukoresha wiwe biba byiza iyo umukozi akora neza ugafata n'akanya ku cyo mwagize none mukagisangira cyane ko ariwo winjije umusaruro nubwo ari ugeraho cyane ariko byinshi nabo babikoze anyway ntabwo nabura kubashimira kubw'iyo favor mutugiriye nta kibazo rwose tuzakanywa kandi turabashimiye cyane oya ni ukuri nta kibazo nawe ikintu ugiye gukomeza kunkorera komeza unkorera akazi neza uzanze bikunze nimbona umusaruro mwiza namwe n'abakozi ubageraho cyane kubera ko rero aricyo cyatuzanye no mu maseve yacu twanditsemo ko dushoboye tuzakomeza tubikore neza duharanira inyungu za kampani n'iterambere ryanyu banyakubahwa nawe wifuza aho iterambere ry'igihugu cyane kandi tuba dushaka twese kugira ngo urwagasabo rwacu rukomeze kumera neza mu bintu by'ikoranabuhanga akoze shuri bya bintu byose ambwiye yabikuye kwanze ko amateka twagiranye ntaho ahuriye n'amakuru yose afite ikindi nkaba narumvaga yuko nta na hamwe azamenya yuko ntaba mfite urubyaro cyane narigeze abagore ahubwo se yabwiwe n'iki yuko Rebeka njyewe nawe nashakanye nawe anabyarana nawe Clementine se we yamubwiwe n'iki yuko twashakanye ese yaba aziranye na Rebeka se nanone akaba aziranye na Clementine oya ntabwo bishoboka gusa uyu mukobwa kari ntasi biteye ubwoba ariko ntabwo bishoboka negereze ndebe ikizavamo karame rwose nsanga muri ofisi nonaha yego ndaje Gina Jesca na manager bamaze igihe bataza mu kazi babuze igihe bagendeye kwanza sindi kukubaza ugomba kuba ubizi nawe bamaze iminsi ngiye bataza mu kazi ntabwo nabimenya ariko nshobora kubaza ngewe kuko dukora ibintu bimwe tutanahorana ntabwo napfa kumenya niba baje cyangwa bataje impamvu mubajije ntaciye ku ruhande nuko nabyo nubwo bitari mu kazi kawe ariko ugomba kubimenya byanze bikunze mbwira Jesca ari hehe amaze igihe kingana atataza mu kazi ngira ngo uwari bumenye impamvu Jesca ataje byaba byiza mubajije manager ko ngewe ntabwo nkunda guhura na Jesca kenshi murabizi ahantu mba ndi gukorera hatandukanye n'ahabo reka wenda tubabajije twumva hanyuma se manager ndamubaza arahari kuko ndi kubaza nuko manager ari ntamubaje aho Jesca ari mwagerageje se no kubabaza wenda kubaza ikintu kimwe bamaze iminsi ingahe bataza mu kazi kumeruka kubabona gusa so nabyo biri mu bintu nshinzwe kuri inshuro ugiye kubishingwa nta kibazo mbwira ariko rero ntibibe binturutseho uyahumura nta kibazo mbwira
urumva hashize iminsi nk'iyi bataza cyangwa Jesca nakubaje Jesca bagendeye manager na Jesca bagendeye rimwe yego byaba byiza mubabajije ahari wenda bishobora kuba bitarabagendekeye neza kuko ubundi bibasiye. hanyuma se Gina akazi ushinzwe ntukazi Ndakazi. si kwicaye imbere ya kamera Yego. hanyuma iyo ubonye umukozi umunsi wa mbere ntaje ntundipotingeho okay reka mbyemere ko bigendera ku nzego wari ufite kuripotinga kuri manager ntabwo yari ahari wabimbwiye wowe uri kumara iki kuri kamera Nkuko bivuze niho mba ndi ariko kubera kampani yacu igiye ifite n'amashami mu ntara kandi bakaba bajyayo natekereje ko ubwo hari akazi bagiye gukorayo niyo mpamvu ntigeze mbitekerezaho cyane ariko ubwo mu bindi ubwo mwambazaga nibwo mbashe gutekereza ko cyaba ari ikibazo. bagendeye rimwe bamaze iminsi ibiri Yego. ubutangira kubuzamura Yego. Rero ahantu nari ndi nta wundi muntu uriyo kandi ubona kumara umwanya utariho bishobora guteza ikibazo naba ngiye mu binyamukorwa bw'abana. nta kibazo Gina isubire mu kazi nta kibazo Murakoze. Karame boss. Jesca uriye ko umaze iminsi ibiri ntakubona hano Yego. Boss ntabwo manager yakubwiye ko nagize ibyago nyogokuru wanjye yitabye Imana ndi mu gahinda kandi akunyica. hanyuma ari njye na manager boss ninde Boss nyine mbabarire nyine nari mfite stress nyinshi ndi kurira nahangayitse mbona manager hafi abari mbibwira nyine. hanyuma ari njye na manager ninde uri hafi yawe ujye buka kuri secrétaire wanjye Babarira ntabwo bizongera. wagize ibyago nka kampani twabimenye Nyogokuru wanjye yitabye Imana. hanyuma se mu kwitaba Imana kwe kuko ndi kubona amafaranga ari kubura hano wagiye wenda cyangwa wajyanye n'amafaranga Amafaranga? yego ndi kubona hari amafaranga ari kubura hano ari kubona kandi ni ngombwa kubibaza Okay. Nari nabaze neza ariko sinzi naba naribishimira isibiriyara. hanyuma twari usanga umpa raporo buri munsi ukaba umaze 2 days utayima urumva we nta kantu uri kumvamo Boss I'm so sorry maze iminsi nyine ndi muri stress z'ibyago nagize narabuze mbabarira. hanyuma umva ikintu ugiye gusaba rero nako sindi kumusaba ni kugutegeka we na manager numva ari nawe wasabye uruhushya manager nyine banza wumve banza unyumve nta bisobanuro byawe nshaka ndashaka kumenya ahantu amafaranga ari nkayabona bidatinze kandi birenga uyu munsi kwanza reka twe kubishyira kure ntabwo nshaka ko hari ibindi bisobanuro uza kumva nyuma y'ibyo ngiye kubwira ndabona ibintu bibiri ndabona amafaranga cyangwa ndakubona nako kwanza no ndagushaka hano bitarenze amasaha abiri mbere yo kumva mu kazi uzi ko wageze hano birumvikana Okay boss can gerageza imyoto nta kugerageza nsanora Okay I'm coming now. hariya ntabwo uri mu kazi
Aho wambaye gute? Aho gusoza wambaye gute? Uvuye wambaye gutya. Manager ye. Sumbaza. Jesca? Ndikuvuga nawe uri muri telefone ntasoma. Ndikubaza. Ntabwo ndi muri phone. Ntabwo nzabagiye. Wowe se uvuye? Mvuye mu kiri. Mu kiri wambaye gutya. Ubonye uri gutya mushyingura. Bose nyine twavuye mu kiri nca mu rugo nambara imyenda nyine abashuti banjye bajya ku maporo twiga. Baransohokana. Ugasohoka akazi kanjye kagapfa. Ukatinyuka nabibwira nta n'isoni. Hanyuma se Jesca, ubundi koko mwagize ibyago? Hanyuma aya mafaranga arenga miliyoni 2.5 ariye. Wabibaza manager bose. Ntabwo bizi. Ntabwo ubizi kandi wakaba ubizi. Raporo zose mba nazihaye. Nakoze imibare nsanga amafaranga ntagendera. Buri munsi hari amafaranga agenda avaho. Ibyo ntabwo ubizi. Ntabwo mbizi. Hanyuma mu buzima busanzwe nk'umwari w'i Rwanda ni gutyo wambara iyo utari mu kazi. Jesca, ntujya umenya ko uri umunyamashuri. Nk'umuntu akubonye ku muhanda akubona gute? Cyangwa nuko tubari? Ntabwo turi kwangiza isura y'akazi kanjye. Ese bose ubu nari kugenda nambaye amakoti. Ikindi nacyo, ndi kubona wibagiwe inshingano zawe. Kuba twarasangiye amarangamutima byarangwiririye. Ntukomeze kubikoresha kugira ngo umare kunsuzuguza cyangwa se kunyicira akazi. Turi kumvikana kuri icyo ngicyo. Ntabwo ari gushobora usanzwe unyitwaraho. Muri aka kanya ndisiriye. Kandi siri kumvikana kunyuma. Yego. Kurikirana amafaranga ari hagati yawe na manager. Cyakoze boss arambabaje koko. Amarangamutima yacu twasangiye yaramugwiriye. N'ubu yararyeneye. Rwabaze kubura miliyoni 2.5 umva ubu noneho agiye kumbona, agiye kubibona. Ngiye amafaranga yose nzayasangira na baby wanjye. Noneho twasangiye amarangamutima y'ukuri. Byose ariko zambwira ngo ngewe ngo ibikinga amafaranga. Ega nta n'isoni. Njyazaga ngira igikoresho cye. Ibibazo bye byose byo mu rugo rwaza bintura ngewe. Anura agahinda ntago bibaho. Ubu ngubu ngiye kumva. Umugabo wanjye nzamujyana ahantu hose hahenze. Anjye. Twasetsa ngo naramukuye none yasigara n'akamambiri zo kwambara. Uzifata ibintu byawe usohokere hano. Uko wabizanye bari kubifata. Fata ibintu byawe usohoke hano. Gira vuba. So, ariko se ubu warizanye rero. Ndakwezi. Ndagira ngo bite telefone. Muri mubiki. Ako mama. None se iyi telefone ye bari bamuhamagaye.
nzamushaka ngo nyine none ubu uri mu biki jori genda pfira uri mu biki jori wowe wagiye uzuma mu nzu genda subira mu nzu amahanga ari yose uyu mwana ko ari nta pasa nari namaze no kumwitira ko ari nta pasa ariko kandi nari maze kumuha ntegereje none dore ibise ni ibiki mwana wawe sohoka va mu hano niko jori urashaka gukora ibiki ko nasohoka uyu mwana icyo adakora ni ibiki ntabwo mukeneye muri iyi nzu mama ntabwo mukeneye muri iyi nzu ubu uyu mwana agombye kujya kurira kubera icyo ari kurira amata iyo ni inka bari gukama nasohoka ave mu hano niko jori ariko mwana wa niko mwana wa na kera na kare ko mwari yamye yitonda mu rugo mwari akakora imirimo yo mu rugo usa umwana w'umukobwa ndashaka ko asohoka muri iyi nzu akagenda nkamubona muri uriya muryango arenga kuri iriya gate urarira iki uretse ngaho musaza wawe araje uretse nawe ibi ni ibiki jori ko hano wabaye kumwatendo mba mwana wa baza mushiki wawe uyu ngiye gutanga buri ibintu byo bishirira arakoye indukwese sohoka ngaho ubona ureka ndamusora ntabwo ari ibyo wamwinjije aha ngaha nasohoka avanga umugabo wanjye aramuheba mama ntutume duserera nasohoka imanga ntabwo bikunde hano ikibazo cy'uyu mwana ngo arateka agashyi wari wagira ibyo bishirire kuva wagera hano aka kabiri wari wakagira njye hano bakureba mudakureba ntabwo ndagukubita itagidutererana wa